abagore bo mu karere ka Rusizi bakoze amahano nyuma yuko bakubise umugore ngo nuko yatambaye ikariso. Mwabantu mwe ibyo byatumye abantu tuvuga ngo esisi yaciraga na he hati byagenze gute. Umugore yavuye mu rugo iwe agiye guhaha ati yarambaye gute, yarambaye ipantaro imufashe imanutse rwose kugera hasi ku birenge, yambaye agapira ndetse afite n'agapu mu ntoki, agiye guhaha mu karere ka Rusizi mu santere yaho. Aho uyu mugore n'umugore nyine wumva ko n'umubyeyi afite abana, agiye guhaha nk'umundi mubyeyi wose usanzwe, afata agashakoshi ke afata inzira ajya guhaha, aho rwose ko rwose yambaye neza yanikwije, yambaye ipantaro, yambaye agapira ndetse yanikwije n'agashakoshi mu ntoki nk'umuntu ugiye guhaha. Uyu mugore ageze mu isoko agenda asuhuza abagenzi uko bisanzwe, kwa kundi rero abagore basuhuzanya bisanzwe, akubita ku kibuno, amukubita ku kibuno, yumva na kariso yambaye. Naho ngaho rero tasa hakomotse intandaro y'ikubitwa ry'uyu mugore. Urumva ko rwose yahohotewe, ariko ngiye kubibaganiriza mbabwire yewe uburyo byagenze neza 100%. Bantu kuri subscribe ubundi wumve iyi nkuru irambuye. Uyu mugore ageze mu isoko aho yaragiye guhahira, yabanje rwose arabaramutsa, arabasuhuza, mukabasuhuza nabo baramusuhuza, ariko hari ukuntu abagore basuhuzanya bakubitanaho. Umugore yamukubise ku kibuno, yumva na kariso yambaye. Yumvise na kariso yambaye, abwira abagenzi ati uziko na kariso yambaye n'umugore. Bose batangira gutangara, bagenda basubiramo ati na kariso yambaye koko. Ibi ngibi byatumye uyu mugore yatakona bagenzi we, baramukubita bamugira inere. Mwabantu mwe ibi bintu bakoze n'amahano kubera ko nukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kwambara uko umuntu ashaka, nta muntu uba wabimuhora, kubera ko twabonye mu minsi yashize muri Kigali hari abakobwa baza bambaye amasume muri Nyabugogo, twarabonye nta muntu wabakubise. Urumva rero uyu mugore aratabaza avuga ngo nahohotewe cyane, nyuma yuko nje guhaha abagore bagenzi banje bakankubita, none bakanangira inere. Aho uyu mugore yagiye mu bitaro rwose ubona ko yakubiswe agizwe inere, akabasaba ubutabera. Iyi nkuru ngiye kuzanya isome neza tuyinjiremo, aho iri ku museke niho rwose nayisomye, ndaje nyinjiremo ariko babwire ngo uyu munsi uyu mugore arasaba ubutabera, kandi uko urebye neza uyu mugore ararengana cyane. Icyambere yaje yambaye ikariso, ikindi yaje yambaye ipantaro, kubera ko ipantaro n'ubundi yari mufashe cyane iruta ikariso. Uyu mugore rero mu gukubitwa ke yatabaje abaraho hafi mu isoko, baza haje umugabo yitambika abagore bamukubitaga, abajyamo hagati arabakiza. Nta kindi uyu mugore yaziraga ngo nuko yaje mu isoko atambaye ikariso. Ibi ni ibintu abantu benshi bagiye batandukanye bakomeje kuvugaho, comments zitandukanye, ati se kutambara ikariso ko bundi muri Kigali bigezweho, ati nago yahotewe, ati se kurubyiruko rutambara ikariso bo nago gutya na gutya. Reka mbabwire yuko ubu tuvugana akarere ka Rusizi, abayobozi bavuze yuko ibyo bagenzi bakoreye umugore atari amahano, bidakwiye mu muryango nyarwanda. Mwabantu mwese isi ko mbona igende kumeza kuzana dushya tugiye dutandukanye, kuko ibi ni ibiki tabya gute. Reka nze mbanze mbasomera inkuru, ariko narayisoma. Murabizi ko mu minsi yashize twabonye yuko abakobwa ngo babara amakariso mu Rwanda ngari bakeya n'ababyivugira, ngarabarya ngabonde arabahanda ngarabahanda mwabantu mwe. Reka nze tube inkuru nze twikomereza. Inkuru iragira ati umugore yakubitiwe mu isoko ngo niyambaye ikariso, aho ni mu karere ka Rusizi. Iyi ni inkuru ikomeje kubicana cyane bitandukanye. Ese uko ati Rusizi umugore yagiye mu bitaro nyuma yuko akubiswe Izakabwana ngo nuko atambaye ikariso. Umuseke utubwira ngo byagenze, kuko niho inkuru ngiye kuba nayisomera mu buryo bwanjye. Inkuru iragira ati umugore yakubitiwe mu isoko ngo niyambaye ikariso, nyuma yuko bagenzi be bamukubise ku kibuno bagasanga atambaye ikariso, bagatangira kubibwirana, bigatuma bamwataka bakamukubita. Inkuru irakomeza igira ati Rusizi
umugore agiye mu bitaro igitaganya nyuma yo kubitwa mu isoko muri karitsiye aza ngo nago ko atambara ikariso. Uyu mugore ni wo mu mudugudu wa Gitwa, agari ka Shangasha, umurenge wa Gihundwe. Mu gahinda kenshi uyu mugore wa kuwa kabiri ubwo byari bimaze kuba, uriya mugore yabwiye umuseke ko byagenze ngo akubitwe mu isoko, ndetse asaba guhabwa ubutabera kuko yakojejwe isoni na bagenzi be kandi mu ruhame. Iki ni icyaha rwose gihanirwa n'amategeko. Koza isoni umuntu mu ruhame bigize icyaha cyane. Ati nari ngiye guhaha maze kugura ibintu, uwo masanze arambwira ngo nagiye nambaye ikariso. Abisubiramo ati inshuro nyinshi, ati wagiye utambaye ikariso, bamuriraho banyambika ubusa, icyifuzo nuko narenganurwa. Bamwe bagore bari mu isoko banenze bagenzi babo kuri iyo myitwarire itari myiza. Umwe muri bo yagize ati nabonye abantu barwanye bavuga ko atambaye ikariso, hazamo umugabo abajyamo hagati arabakiza. Yakomeje agira ati uyu mubyeyi yakorewe ihohoterwa bikomeye cyane, umuntu uko yakwambara kose ni uburenganzira bwe. Undi mubyeyi twasanze yavuze ko bitewe n'agahinda kubona ababyeyi bambika mugenzi wabo ubusa. Ati uyu mubyeyi bari kumurenganya kuba yari yambaye ipantaro aje guhaha, ntabwo bari kumufata ngo bamwambure ubusa. Ni ikibazo gikomeye cyane, birabaje cyane. Icyifuzo cy'ababyeyi babonye ibi biba, banenze bagenzi babo bakoze aya marorerwa ikubita mugenzi wabo rwose yambaye, ubona ko rwose bamwambara n'ubusa muri rubanda. Urumva ko rero ibi ni ibintu byabaje ababyeyi bagiye batandukanye mu karere ka Rusizi, nyuma y'uko umubyeyi aje mu isoko, akaza mu isoko agiye guhaha. Noneho ikindi gitangaje, yanabahahiye, yaje yambaye ipantaro, amaze guhaha baramufata bamukubita, bamwambura ubwambure, bamushyira hanze bwambure, ndetse yewe baramukubita. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwanenze imyitwarire y'ababyeyi bavuga ko bakoreye mugenzi wabo, kandi koko ngo imyitwarire nikwiye abanyarwanda muri rusange. Reka twiganire mw'abantu. Ibi bintu bibaye ni inkuru ubona ko rwose abanyarwanda batandukanye bagiye bateraho comment zigiye zitandukanye. Ese byari bikwiye ko ababyeyi bagenzi b'uwo mubyeyi bamwataka, bakamukubita, bakamwambura ubusa ngo nuko yambaye ipantaro ariko atambaye ikariso? Ibi ni amahano, bigize icyaha, kubera ko kwambura umuntu ubusa muri rubanda, kumukosora muri rubanda bigize icyaha, kandi ababyeyi babikoze bahanwe, bakurikiranwe. Ni amahano atajya akorwa n'abandi abo bose. Uko mwabyumvise mu iyi nkuru, umubyeyi yagiye guhaha wumva ko yarambaye ipantaro ndende imufashe yikwije nk'abandi babyeyi. Uyu mubyeyi mu kugera mu isoko ngo mwabyumvishe yabanje guhaha. Mu guhaha, asoje guhaha, nibwo mugenzi we yamukubise ku kibuno, yumva nta karisi irimo. Mu kubyumva hanavuye n'amakimbirane akomeye cyane. Yabivuze icyo gise ngo nta kariso wambaye, abivuze bagenzi be ati nayo wambaye se koko. Baraza rero barataka, barakubita, bamwambura ubusa. Ibi ngibi bisiga isomo ry'uko niba uzi ko umuntu yakwambara kose ntabwo biba bikureba, urumva ko ubutabera burakora akazi kabyo. Biratume ninjira kwinginga igira ati ese kwambara ikariso cyangwa kutayambara hari abantu bibangamira? Ese bwo bayambara cyangwa batayambara hari umuntu bireba? Ibi ngibi rero nibyo ngiye ko twaganiraho, mbihuze no mishirasizi byabaye nyuma yuko abakobwa bagiye mu mujyi bambaye amasume bakaza mu mujyi, kandi nta muntu wabakubise. Kandi urebye none iyi minsi ubona ko ngo amakariso nagacyambara cyane mu rubyiruko. Kuba yayambara atayambara ni ibintu rwose, niyo nkuru igezweho rwose muri Kigali, niyo nkuru igezweho. Ariko nk'abantu mwe b'Urusizi mwikubita gashyi rwose, mw'abantu mwe mwakoze amahajabu, mwakoze amahana adakorwa, mwakoze ibintu bidakorwa, kubera ko gufata umuntu aje guhaha
ukamukubita ngo nuko atambaye ikariso ni amahano cyane. Nabonye rero abantu bagiye batandukanye banenze kino gikorwa cy'abantu bakoze, aho mu isoko bagenzi babo bagiye babanenga ati mwakoze amakosa gukubita ababyeyi ngo baje guhaha ngo batambaye ikariso. Muri make rero inzego z'umutekano zamaze kuburira baraba bikoze yuko bakoze amahano, bakoze ibidakwiye, kandi cyako baza gusaba imbabazi kubera ko ibyo bakoze ni amahano. Muri make nibyo byagezweho. Nitwa iti ciao ciao.